la suprématie du Christ. Supremacy of Christ. Ni Yesu ninde? Yesu ahagaze mu ruhe rwego mu byaremwe. Kuvuga ngo Yesu ninde? Position afite mu byaremwe ni yihe? Iri jambo riri hano mu Baheburayo nurishurirwa hari ibintu byinshi byahinduka mu buzima bwawe mu byerekeye kubana n'ibintu byose, uko ubana n'ibintu byose n'abantu bose. Iri jambo Baheburayo rimwe mu wa gatatu ngo soutenant toutes choses par sa parole puissante. Uwo kuko ari ukurabagirana k'ubwiza bwayo n'ishusho ya kamere yayo, kandi akaba ari we uramiza byose ijambo ry'imbaraga ze. Ok. Il soutient. Nuvuga ngo ijambo rye ribivuze ngo biveho, bitabi bivaho, nibyo bivuga. Nuvuga ngo niwe byose bifashwe n'ijambo rye. Iri jambo rero ushobora kutumva porte yaryo. Urabona igihe yavumaga umutini, umutini wagaragara imbere wa Petero ko utoshye, sibyo? Ariko igihe yawuvumaga bukeye bwaho bahanyuze, wagira ngo umaze imyaka n'imyaka, izuba ryarawukubise, ubura n'amazi, uruma. Kubera iki? Kubera ko ijambo rye, amen, niryo risutena les 4 lois fondamentales de l'univers. Ntamaze kuzibasobanurira. Ariyo les forces, ari nuvuga ngo hari amategeko ane agenga buri kintu cyose mu isanzure n'isanzure ubwaryo. Wayumvise? Twavuze force ya mbere cyangwa iteko rya mbere rigenga ibintu ni rukuruzi, niyo bita la force gravitationnelle, ituma uguma kuri iyo ntebe, sibyo? Ituma ibintu biguma aho biri. Nongo ari itegeko rigenga ibintu byose, yaba twebwe, yaba amanyenyeri, yaba ibintu byose. Nta kintu na kimwe cyeshapa kuri force gravitationnelle, rukuruzi. Iyo ni force ya mbere, ariko siyo nini. Wayibise? Mu maso yacu ikintu gituma amanyenyeri atagwa akaguma aho ari akazenguruka, ntuvuga ko ari imbaraga zikomeye, sibyo se? Ariko nizo mbaraga ntoya mu byaremwe. Très important. Ni mumenya ibintu ndavuga iri jambo rimwe, muramenya miracles, ibitangaza uko ikoreka, yuko atari ibintu gushakisha kure. Wabyumvise? Ndashaka ibitangaza. Iyo abantu bamenye ibi, ntago bakurika inyuma bitangaza, ahubwo bakurika inyuma y'umwami Yesu. Kuko ibitangaza n'akantu gato, muraza kumva aho ibitangaza biva. Amen. Ibintu byose abifatije ijambo. Mumvise ko force ya mbere ariyo na ntoya, ariko mu maso y'abantu kubera ko tubona ibintu binini, tubona ko ariyo nini, sibyo? Kuko niyo force ifashe amanyenyeri n'ibiki byose hamwe. Natwe ubwacu nitugende ngo tuguruke tugende tukaguma turi, murayumva? Kubi ameza ari hano ntagende, niyo force ya gravitation. Okay? Force ya kabiri twayibonye, la force électromagnétique. Murabona umucyo? Amen. Umucyo, sibyo? Byose biri muri domaine
ya force electromagnétique. Murabona akaremangingo kawe kagize umubiri wawe, kagize iyi ntebe, kagize iki gitabo, kagize buri kintu cyose ifadika, sibyo? Harimo iyo bita electron. Tuweze kuprojecta electron. Electron igituma ifata mu mutima wa atome ni force electromagnétique. Niyo ituma atome iri hamwe, force electromagnétique. Ama electron afashe uri noyau ya atome kubera force electromagnétique, kuko ikoresha photon umucyo. Niyo bavuga rukuruzi iyo ufashe ema isumako, sibyo? Amen. Isumako ikurira icyuma, sibyo? Ikintu kiri chargé positivement niki négativement birakururana. Positif biropusa, négatif positif birakururana. Iyo ni force électromagnétique. Iyo ni force ya kabiri. Yo ifite imbaraga kurusha rukuruzi. Wayibise uko tumanuka muri duto tugize ibyaremwe, amen, niko tumanuka tugana imbaraga ziruta za zindi. Hanyuma akaba ariho l'interaction faible cyangwa force nucléaire faible. Amen. Ari ituma ibintu bimwe bigenda biremeka mu byaremwe, bita désintégration y'ama atome runaka. Murabona hariya mu mutima w'izuba, niyo ndaba murabona kandi ntabwo mwabona. Umutima w'izuba hariho arakora iki kugira ngo umucyo utugereho? Hydrogène ihinduka helium, sibyo? Mu mutima w'inyenyeri zose. Ni ukubera iyo force yitwa interaction faible. Uvuga ngo atome ya hydrogène, sibyo? Muri iyo processus ihari y'imiriro irimo ihinduka hydrogène. Ni ukuvuga ngo atome ikava mu yindi atome y'ubundi bwoko. Ni ukubera force nucléaire faible. Tugendere kuri ya force ikomeye rero, niyo nshaka kubabwira. Ibyo bita interaction forte cyangwa force nucléaire forte iba rero mu mutima wa atome. Hari yitwa les quarks. Iyo bituma proton na neutron biri kumwe. Mwumve rero, murabona ko bibagora abantu kumva ko hari igihe Imana ngo isi ya mbere yakuwe n'umwuzure, ngo isi ya none irindirije umuriro. Uzavahe? Mubaza ko uzavahe? Reka dusubire muri Petero. Si ubuhanuzi se? Ntabwo ari ubuhanuzira? Ubuhanuzi si Umwuka Wera yavugiye muri Petero uko iyi si yacu izarangira. Amen. Dusome Petero wa kabiri ibice 3 ku murongo wa 10. Twumve, mumve ukuntu ibintu bizarangira n'iyi si uriho kwizarangira. Ariko umunsi w'umwami wacu azaza nk'umujura, ubwo ijuru rizavaho hakabaho n'umuriro ukomeye, maze iby'ishingiro ibyo byose biremeshwa bikayengeshwa no gushya cyane. Isi n'imirimo yayo bigashirira. None ese murabyumva ibi? Mwambwira uko bizagenda? Bizashya se gute? Imana izazana umuriro pawo bitwike? Niko mubibaza? Bibiliya iri mu bwenge buhanitse. So mu murongo wa 7. Ariko ijuru n'isi bya none, iryo jambo niryo nanone. Ariko ijuru n'isi, tagira ku murongo wa 5. Nuko bibagiza yuko ijuru ryahozeho uhereye kera kose, n'isi ikuwe mu mazi ikazengurukwa nayo kubw'ijambo ry'Imana. Ari byo byatumye isi ya kera irengerwa n'amazi
ikarimbuka. Ariko ijuru n'isi bya none, iryo jambo niryo nanone ryabikiye umuriro uzatera ku munsi w'amateka, urimbure abatubaha Imana. Amen. Mwabibise? Amen. Isi n'amajuru ya none bibikiwe iki? Umuriro. None umuriro batubwiye ko bizagenda muri Petero twasomye uriya murongo. Amen. Ibice 3 ari umurongo wa 10. Murabyuka? Ariko umunsi w'umwami wacu uzaza nk'umujura, ubwo ijuru rizavaho hakabaho n'umuriri ukomeye, maze iby'ishingiro ibyo byose biremeshwa bikayengeshwa no gushya cyane. Isi n'imirimo iyirimo bigashirira. Biragoye mu Kinyarwanda kandi muzabyumverega. Parce que hano harimo science ikomeye. Kandi science ntabwo tuyiga mu Kinyarwanda, sibyo? Sibyo se? Biragoye. Ariko nk'umuscientifique ukijijwe, aramutse akijijwe neza, sibyo? Akavuka ubwa kabiri, agahabwa umwuka wera, ibi yabyumva inshuro ibihumbi bingahe kurusha umuntu usanzwe abisoma gutyo. Hano harimo science ikomeye. Ambereza ngo isi ya none n'amajuru ya none. Iyo bavuze isi n'amajuru, isanzu ni cosmos, univers n'ibirimo, amasi n'amanyenyeri, ibyo biri mu magalagisi byose, ngo bibikiwe umuriro. None umuriro Imana izajya kuwuzana iwuvana he? Murazi ko bizagenda? Hano mbiriza, hano muri Bibiliya igifaransa ivuga ngo en ce jour-là les éléments embrasés se dissoudront. Il verbe se dissoudre. Amen. Niyo muri science bavuga se désintégrer. Ni ijambo rikoreshwa muri chimie. Amen. Alléluia. Hano hariho des lois physiques et chimiques biri hano. Ni ukuvuga ngo iriya force turavuga iri mu mutima wa atome. Wowe ufite amatome, sibyo? Nawe ufite amatome, twese n'amanyenyeri, akaremangingo gato, sibyo? Twabonye ko force nini muri za zindi enye iba hehe? Mu mutima wa atome, sibyo? Interaction forte. Iriya rero twumvise mu Bibiliya ko ijambo rya Kristo niryo ryayishizeho. Igifashe ibintu byose mu isanzure ntabwo ari rukuruzi, n'iriya force irari. Igihe Imana rero izashaka kurangiza cosmos, kuvanaho amajuru n'amasi, sibyo? Ntabwo izajya gushaka umuriro handi, izahita ibwira iriya force iri mu mutima wa atome ifashe proton na neutron. Amen. Ifashe muri proton na neutron mu bita quark ari indani. Rya jambo rya Kristo twasomye mu Burayo 1:3 rizavuga ngo iriya force irekure. Nirekura hazaba explosion, hazaba guturika. None iri jambo mu Kinyarwanda bigurumane. Ari rero niho hazava umuriro uzarangiza ibintu byose. Nawe mu rutazima, nawe umuriro umuriro utazima ni spirituel. Ni umuriro uzava mu mutima wa buri kintu cyose, none ugatwika byose mu bigashonga bikavaho. Hano rero urako la fin du monde scientifiquement il est prouvé. Wabizi? Umupfapfa niwe yavuga ngo nta herezo rizaba, kuko ibi ni ibintu biri scientifique. Nashaka kubaza ikibazo, ni gute Petero w'umurobyi atagiye mu ishuri imyaka 2000 ishize yari kumenya izi force
twamenye ejo bundi kubera siyansi. Rero ntabwo ari Petero, rero n'uwabiremye muri Petero. N'uwabiremye niwe yari arabyishura binyuze muri Petero. Hano bari batubwira atome n'imbaraga za atome, na nibyo byakoreshejwe mu gusenya, mu gutwika imigi y'Abayapani, Nagasaki na Hiroshima. Iriya ni force nucléaire forte, bombe atomique, bombe atomique, wayibise ziriya bombe mujyana mu byita intwara ya kirimbuzi. Nta kindi bakoresha, ni ibi Petero avuze. Nuvuga ngo bariya bashakashatsi ba Albert Einstein n'abandi bose bashoboye guhishurirwa, tuvuge ko ari guhishurirwa, sibyo? Amabanga yo muri atome, ubwo nabwo ari kera siyansi yabimenye. Amen. Bahise bagira ubwoba, wajyubise. Bariya ba Isaac Newton bashoboye mu bushakashatsi bwabo mu gihe cyabo bakadekuvura la gravité, nubwo atayidekuvuye mu buryo bwa nyabwo, ariko n'abandi baje nyuma ba Albert Einstein bagendere kuri we, sibyo? Imana yagifata umwe ikamugeza mu guhishurirwa ibyo yaremye, ubundi agahera ku byuya ku mirimo y'uyu agakora ibindi gutyo, sibyo? Ntabwo yavuga ngo bariya ntabwo barabaswa, ni ukuvuga ngo bariya baraba géant, noneho bagaheka, amen, ku bitugu byabo rene ibikuri bikabona kure kurusha abo baje. Rero igihe ba Albert Einstein bamenye imbaraga ziri mu mutima wa atome, bahise bahinda imishyitsi, bahise bavuga bati c'est fini, umwana w'umuntu abonye mu kuboko kwe ikizamurangiza. Wayubize? Igihe bahishuriwe imbaraga ziri muri atome igize matière yose, bavuze bati umwana w'umuntu abonye ishano, kuko ageze ku kintu kizamurimbura. Amerika mu ntambara ya kabiri y'isi, kugira ngo ihitemo gukoresha ziriya bombe, ubwo nta kindi gihe zakoreshejwe, basobanura ko bariho barasiganwa na Hitler kugira ngo we ntayivumbure mbere, kuko yahita yarangiza isi yose. Wayibise? Noneho barayikoresha, bayikoresha rero mu Buyapani kugeza kuri iyi saha. Konsekansi zirahari, abana bavuka badafite amatwi, bavuka izuru ritahari, bavukana ibibazo bikomeye kubera konsekansi ya ziriya bombe zatewe muri Nagasaki na Hiroshima, imigi ibiri y'Ubuyapani. None ziriya mbaraga ziriya bombe ziruka he? Ziruka muri umutima wa atome. Uvuga ngo badekuvuye iriya tegeko navuze ya kane mu bisanzwe rya kabiri ya mbere, sibyo? Hanyuma rero bamenya ko atome ibitswemo imbaraga zishobora guturitsa isi yose. Hariya rero niho Petero avuga Imana izakorera wa murimo wo kurangiza le monde physique, cyangwa isi bifatika. Rero ntuzajye wibaza ngo izawuvana umuriro ngwino urangi, uri muri atome. Twebwe tubitswemo umuriro, tugendana mu umuriro, iyi ntebe yiswemo umuriro. Mwabyumvise ibyo? Amen. Les éléments bavuze hano, ce sont les éléments qui constituent la matière, donc les atomes n'amamolécule yazo. Atome ari muri molécule. Amen. Wabibise? Hanyuma abaswa bagasuzugura iki gitabo. Ibi Petero yavuze ashimya ko 2000 siyansi yabimenye mu kinyejana cya 20. Wabibise? Imyaka 2000 nyuma Petero yaramaze guhishurirwa imbaraga za atome, nuclear power. Wabibise? Rero
impamvu yo kumenya Yesu na supremacy ye ni kubera iki? Kugira ngo umenye uyu umwami Bibiliya ivuga, umumenye neza, umenye na position afite mu byaremwe, umenye urwego rw'ikirenga Yesu ahagaze mu byaremwe. Ko twabonye ko Yesu ntabwo ari cyaremwe, Yesu ni rurema, na niyo mpamvu niwe washizeho y'amategeko agenga buri kintu cyose. Amen. Nimba yarashizeho, afite ubushobozi kuri yo. Nabaye urugero guriya mutini yavumye wahise wuma. Kubera ko ijambo rye niryo rimentena ubuzima bw'ibinyabuzima. Ariko iri twabonye ngo muri we niho byose byaremewe. Mubiriza ngo ibiboneka n'ibitagaragara. Ibyo babwira iki? Dusoma Kolosayi. Mumvise Petero ibyo yahishuye, wagira ngo yari umuscientifique ukomeye kurusha ba Albert Einstein. Abakolosayi igice cya mbere umurongo wa 16. Kuko muri we arimo byose byaremewe, ari byo mu ijuru cyangwa mu isi, ibiboneka n'ibitaboneka. Okay. Ibiboneka n'ibitaboneka. Iyo ni kuvuga iki? Ibiboneka n'ibitaboneka. Ni kuvuga iki? Ibi bifite implication ikomeye cyane. Bimana. Les choses visibles et invisibles. Visible and invisible things. Ibiboneka n'ibitaboneka bivuga iki? Mubiriza mu ijambo rimwe. Nitukoresha imvugo y'uno munsi. Uvuga ngo le monde physique et le monde spirituel. Uvuga ngo ibiboneka bifatika nibyo mu mwuka. Byo mu mwuka nibyo bitaboneka. Byose ngo niwe wabiremye. Kandi biremwa muri we, biremerwa kuba ibye, kandi niwe wabiremye. Bivuga iki ibyo? Bivuga ngo rero iyo tuvuze ibitangaza, ni ukuvuga ririya jambo rye niryo rifite ubushobozi mu isi y'ibiboneka no mu isi y'ibitaboneka. Mu isi y'ibitaboneka habamo iki? Habamo, tuvuge kimwe muri ibyo, ibiremwa bitaboneka n'abamarayika, ibiremwa byo mu mwuka. Amen. Les êtres spirituels, ibiremwa byo mu mwuka. Abamarayika ntabwo bafite umubiri w'inyama n'amaraso, bo ntabwo bafite amatome nkatwe, bo ni ibiremwa byo mu mwuka. Hano ni ukuvuga ngo Kristo niwe wabaremye, niwe wabaremye abamarayika, kuko yaremye iboneka n'ibitaboneka. Kandi mu isi itaboneka n'abamarayika niwe wabaremye. Mu isi iboneka ni twebwe, ni ibiti, n'amabuye, ni inyamaswa, n'amanyenyeri, n'akiyosi. Ibi byose biboneka, bishobora biboneka, biri palpable, ushobora kwiga mukavumbura ibyuma byabasha kubyiga tusa. Ibyo rero nibyo bita ibiboneka. None ibyo biboneka murumva ko ari nawe wabiremye. Nimba ari wabiremye rero, ijambo rye ribasha kubihindura isaha irayo yose kandi uko ashaka. Imana ihabwa icyubahiro. Tumaze kwinjiraho bitatubona ko mbere bitangaza rero ntabwo ari ibintu bikomeye imbere y'Imana. Ni twebwe tubona ko ibitangaza dushaka ari ibintu bizava kure, ariko ntabwo biva kure, kuko ijambo ribikora. Amen. Amen. Niryo ryabishizeho na niryo ribifatanije. Wabibise?
Kristo rero niwe nyiri iryo jambo. Imana ishimwe. Kandi mumenye ngo iyo bavuze ngo byose byaremwe muri we, biremerwa kubibye, biremwa nawe, iryo jambo byose nuvanemo na kimwe. N'uyu mwaka 2024 uri muri byose. Uvuga ngo ijambo rya Kristo riufite ububasha. Iyo rero tuzamutse mu rwego rwo mu mwuka, tukagira ubuntu bwo kuba nibura nubwo tutagira mu rwego rwa Pawulo, ariko tukagira ascension mu mwuka, izamuka ryo mu mwuka, tugera ahantu noneho kubera gnose y'Imana, ubumenyi bw'Imana wishuriwe, icyo gihe bitatubona ko nta kitayishobokera. Amen. Nta kintu gifite imbaraga kurushize, nta n'ufite imbaraga kurushize. Kubera iki? Afite preeminence, ari imbere ya byose, hejuru ya byose, kandi afite supremacy, ari mu rwego kirenga, nawe uri hejuru ye. Byose rero biramwumvira. Uwo ni Kristo Yesu. Amen. Urumva uko bimeze? Amen. Donc les miracles, ibitangaza, nibaze ngo ni ibintu ukwiye gushakisha kure, bizava hehe, bizaba kuri galaxy ya kure hariya, bizatugeraho ryari? Ibitangaza biraho, kuko ijambo rye niryo rifatanije buri kintu cyose. Amen. Na niyo mpamvu iyo usomye Bibiliya urabona hari ibintu byagiye bihanurwa n'Umwuka Wera mu bahanuzi b'Imana imyaka ibihumbi n'ibihumbi bitaraba. Hanyuma imyaka igihumbi igashira, imyaka 2000 nirenga, bya bintu byavuzwe na Bibiliya ukabona birabaye. Ishusho yabyo irabonetse. Kubera iki? Kubera ko ririya jambo ry'Imana niryo ribitsemo ibyo byose, kuko ngo niryo rinabifashe, ibiboneka n'ibitaboneka. Ibyo yavuze nubwo bitaraboneka, birimo muri iryo jambo ryabiremye, kuko ryaremye iboneka n'ibitaboneka. Amen. Kuri yo biba bihari. Niyo mpamvu nguvuga ngo ihamagara ibitariho nk'ibiriho bigaseruka. Ngo ihamagara ibiriho nk'ibitariho. Hano nukugira ngo twe gusa tubimenye, ariko mu bisanzwe biriho. Bavuze ngo nk'ibiriho, ariko nuko biriho. Mbere y'Imana biriho. Ihamagara ibitariho nk'ibiriho bigaseruka. Kuri yo biba biriho. Reka mbaho urugero ruto kugira ngo mubyumve, ariko mwumvise imiterere y'ibintu. Amen. Haleluya. Mwabivise? Nuvuga ngo imbaraga z'iby'Imana yaremye bifatika bigaragara, le monde physique, ntago ziri hanze y'ibintu, ziri mu bintu. Nizo mbaraga ziruta izindi, ziri muri atome, ziri mu mutima wa atome. Hariya niho hari imbaraga zifashe buri kintu cyose. Amen. Donc la plus grande force de l'univers, c'est la force nucléaire forte dans l'atome. Muri atome niho harimo imbaraga ziruta izindi. Amen. Ariko ngire une parenthèse, reka nshiremo ijambo rya Albert Einstein. Yaravuze ngo kuri kubwe yaravuze ngo la plus grande force de l'univers, kubwe wayibise,
ngo imbaraga zirenze izindi zose mu isanzure, mu byaremwe. Ntabwo ari rukuruzi, ntabwo ari force electromagnétique, ntabwo ari force nucléaire faible, ntabwo ari force nucléaire forte, ngo c'est l'amour. Ngo urukundo ngo nizo mbaraga zirenze za zindi enye. Yarabeshye cyangwa nibyo? Nibyo? Kuko Kristo niwe rukundo. Rero uwubatse inzu ni mukuru kurusha inzu. Washizeho ziriya mbaraga z'uburyo bune zifasha ibintu ku isi mu byaremwe mu isanzure, aruta izo mbaraga rero. Kandi Kristo ni rukundo. Albert Einstein rero aho hantu yaronse revelation. Imana ishimwe cyane. Hallelujah. Yayini mbega urukundo rw'Imana yacu, rusumba izu n'ikuzimu. Amen. Nimumva nibyo nyine Albert Einstein yavuze. Kuko urukundo niyo force irenze izindi zose, na nirwo rwatumye kuzimu hatsindwa, kubera urukundo gusa, imbaraga z'urukundo, urukundo rw'Imana. Nidufata urugero ku byerekeye imbaraga z'ijambo bifashe byose, ijambo rya Kristo. Iyo tuvuze ijambo rya Kristo muze bati egale ijambo ry'Imana. Iyo bavuze ijambo rya Kristo ni ukuvuga ni ijambo ry'Imana. Kuko twamaze kubona ko Kristo ari Imana. Ukwizera kuva ku kumva, ukumva ijambo rya Kristo. Ni ukuvuga ngo ukwizera kwa kumva ijambo ry'Imana. Iyo bavuze ijambo rya Kristo bavuga ijambo ry'Imana. Umviriza, turashaka turebe ibyo Imana ivuga kugira ngo tumenye ko ijambo ryayo ngo twabibonye ngo niryo riramiza byose. Turashaka example imwe mu example menshi akwereka ko ijambo rya Kristo ribitswemo ibintu byinshi biba bitaragaragara mu maso y'abantu, bitarasohora, ariko biba biri muri iryo jambo, biba bitegereje igihe Imana yagennye. Amen. Turafata urugero rumwe gusa muri Yeremiya 16 umurongo wa 14 tugeze ku murongo wa 15. Imirongo ibiri gusa mwumve hano. Yeremiya 16 umurongo wa 14 15. Uwiteka aravuga ati, nuko dore iminsi izaza ubwo batazongera kuvuga ngo ndahiye Uwiteka ihoraho wavanye Abisirayeli mu gihugu cya Egiputa, ahubwo ngo ndahiye Uwiteka uhoraho wavanye Abisirayeli mu gihugu cy'ikasikazi no mu bihugu byose yari yarabatatanirijemo, kandi nzabagarura mu gihugu cyabo icyo nari narahaye ba sekuruza. Aho mwumvise iki? Imana iravuze iki? Ngo igihe kizaza. Aho turi iri jambo ryasohotse mu kihe ya Yeremiya. Yeremiya yabayeho ryari? Mbere y'ubunyage bw'i Babuloni cyangwa nyuma? Babyize hano? Yeremiya yabayeho mu kinyejana cya 7 imbere ya Kristo. Nimwibuka? Nimuzi ko Nebukadinezari yatsinze i Buyuda, agasenya Yerusalemu, agasenya ingoro mu mwaka wa 587. Twabyize se? Amen. Uvuga ngo Yeremiya yabayeho mbere y'ubunyage no mu gihe cy'ubunyage. Ibyo yarahanuye ubunyage kandi arabubona. None niwe ariho Imana iravugira mu kanwa ke hano ngo igihe kizaza aho batazongera kuvuga
amen, haleluya. Ngo Uwiteka sinzi mu Kinyarwanda, l'Éternel est vivant. Ngo Uwiteka, dore iminsi izaza ubwo batazongera kuvuga ngo ndahiye Uwiteka uhoraho wavanye Abisirayeli mu gihugu cya Egiputa. Okay. Ngo igihe kizaza aho batazavuga bati ndahiye Uwiteka, amen, wavanye Isirayeli mu gihugu cya Egiputa. Aho ni ryari? Mbere ya Yeremiya, mu gihe cya Musa na Aroni, cyo bavanye muri Egiputa se? Amen. Imyaka nka 800 mbere ya Yeremiya niyo bavuye muri Egiputa. None aravuga mu gihe cya Yeremiya ngo hazagira igihe aho batazongera kuvuga ngo ndahiye Uwiteka yavanye Abisirayeli mu gihugu cya Egiputa. Ku ubwabyo kuba yarabavanye mu gihugu cya Egiputa, amen, ibyo ni ibigwi byayo, amen. Iyo bavuze bibutse ukuntu bavuye muri Egiputa, babona imbaraga z'Imana ya Isirayeli. Ariko bazavuga ngo ndahiye Uwiteka, amen, uzaba yaravanye Abisirayeli mu gihugu cy'ikasikazi. Aho ni he? Ni mu Burusiya. Ese mu gihe cya Yeremiya, amen, bamaze kujyayo? Uburusiya se barabuzi? Bayibise mu gihugu cy'akasikazi no mu bihugu byose byo ku isi aho bazaba baratanirijwe ngo nkabagarura mu gihugu cyabo bwite. Uyu munsi bimeze bite? Abisirayeli benshi bari muri Isirayeli uno munsi, benshi nabavuye ikasikazi, benshi nabavuye mu Burusiya. Bayibise abandi bava mu bihugu bitandukanye bagaruka iwabo. Nubwo hakiri bamwe bakiriya no hino kuko bagiye bafata nationalite, ariko urumva yuko Isirayeli yongeye kuba ishyanga. None uyu munsi aje kukubaza, umuyuda yarahira gute? Uyu munsi umuyuda yarahira ngo nkurahiye Uwiteka watuvanye muri Egiputa. Arahira gute? Ndahiye Uwiteka yatuvanye ikasikazi no mu bindi bihugu akatugarura mu gihugu cyacu cy'abasekuruza bacu. None ijambo ryabaye. None murabibona? Nibyo nshaka kubereka imbaraga z'ijambo rya Kristo. Rishwemo amateka. Mwabonye? Igihe Imana yarivuga mu Yeremiya, ibyo byari ibintu by'imigani. Okay? Kuko ntibari bwanajye, amen, haleluya, mu mahanga ngo bivuge ngo Uwiteka ngo azabagarura. Ahantu hambere bagiye ni Babuloni, ni muri Iraq. Ça c'est la première diaspora. Diaspora ya mbere y'Abayuda ni Babuloni muri Iraq. Aho niho bajyanywe ari nyagano. Ubwa mbere ni muri Iraq. Amen. Kuko hariya muri Egiputa ntabwo ari diaspora. Bo bagiye nk'abasuhuke. Kandi ntabwo bagiyeyo nka nation, baritaye nation. Habanje kujyamo umuntu umwe yitwa Yosefu. Hanyuma tumaho umuryango wa se, abantu 70 bamusanga hariya, bene Yakobo. Nyuma y'imyaka 430 bahinduka ishyanga. Aho ni Imana yagiye kubazana no babahisha ishyanga. None Imana ivuga ngo igihe kizagera aho batazarahira ngo ndakurariye Uwiteka wavanye Abisirayeli muri Egiputa. Iyo ni passé. Mu gihe cya Yeremiya iyo ni passé. Ni ibintu byabaye nk'imyaka 800-900 uvuye kuri Yeremiya usubira inyuma ukagera mu gihe cy'aba Mose. Ibyo ngo bazavuga ngo nkurahiye Uwiteka wavanye Abisirayeli mu gihugu cya Kasikazi mu Burusiya, ngo no mu bindi bihugu, Bufaransa, Amerika, sibyo,
batataniwemo hariya bakahamara igihe kirekire, ngo bakagaruka mu gihugu cyabo bwite, ngo bazandahira uko. Imana iravuga ibintu mu gihe cya Yeremiya bitumvikana, ariko Imana irababwira ko izakora ibirenze kubavana mu gihugu kimwe kandi cya hafi cya Egiputa, bakambuka gusa inyanja itukura, bagatangira ubutayu, hanyuma bakambuka Yorodani bakabagezemo. Ariko ngo nzabavana ikasikazi mu Burusiya no mu bindi bihugu byose byo kumera y'isi byose, ibihugu byose bazaba barimo kandi bamaze imyaka myinshi hafi 2000, bagarure muri iki gihugu cyabo bwite. Uyu munsi rero turavuga, twebwe turi abahamya, turabatemwe kuri ijambo ryasohoye. Ibi byasohoye hashize gusa ikinyejana kimwe n'igice gusa. Israeli yongeye kuba ishyanga mu ruhando rw'amahanga itariki 14 kwezi kwa gatanu 1948, sejo bundi. Ariko iyo muvuma yo kuva iwabo, amen, yatangiye mu mpera z'ikinyejana cya 19 gishira kinyejana cya 20. Dufashe n'ijyane ni ikinyejana kimwe n'igice, sibyo? Cyangwa dufate ibinyejana bibiri, 2 siècles, cyangwa ikinyejana kimwe, tuvuge kimwe gusa. None uyu munsi ni ukuri, warahira wese mu Bisirayeli yarahira ati ndakurahiye Uwiteka watuvanye twebwe Abisirayeli kasikazi mu Burusiya no bindi bihugu byose, Uburayi, Amerika, hehe, hanyuma akatugarura mu gihugu cyacu bwite. Iri ni ijambo rikwereka ko ntabwo ibintu byikora mu isi, Imana byose yabifungiranye mu ijambo ryayo. Igihe kigeze byose bikurikirana uko yabigambiriye. Ibi rero bitwereka iki? Bitwereka la suprematie du Christ, bitwereka position Kristo afite, position y'ikirenga hejuru ya byose. Niyo ushaka kureba rero mu Efeso, nubwo twibanze ku bitabo bibiri, igitabo cya Bakolosayi n'Abaheburayo. Twavuze igitabo cy'Abakolosayi, murabyibuka? Amen. Paulo yariho ararwanya iki? Inyigisho z'ibinyoma zari zinjiye mu Bakolosayi, zibabwira ko bakwiye kuramya n'abamarayika, ari injiye icyo cya les hérésies. Hanyuma akabereka ko Kristo afite suprematie ku byaremwe, ko Yesu ari hejuru ibyaremwe. Hanyuma twabonye ko Abaheburayo ya mbere ni igitabo gihuza n'ibya kera rishya, ko kiratubwira ko ibyabaga mu mateko ya Mose n'imihango n'imigenzo byose byamenyekanije Kristo. Igitabo cy'Abaheburayo kiravuga Kristo n'umurimo we na position afite mu byaremwe. Tugere mu Efeso naho. Efeso ndaza kuba ingero zifatika. Efeso mwageze mu Efeso, igice cya mbere ku murongo 19 tugeze kuri 23. Mumenye n'ubwinshi bw'imbaraga zayo butagira akagero, izo iha twebwe abizeye, nk'uko imbaraga z'ububasha bwayo bukomeye ziri, izo yakoreye muri Kristo ubwo yamuzuraga mu bapfuye, ikamwicaza iburyo bwayo ahantu ho mu ijuru, imushyira hejuru y'ubutware bwose. Hejuru y'ubutware bwose. Ibyo se bivuga iki? Ntitwabyize kare? Yego. Kare twadefinishije
ijambo supreme. Ibyo turiga supremacy, ibyo ya Kristo. Mu Kinyarwanda twavuze urwego rw'ikirenga, twavuze ngo iyo bavuze urukiko rw'ikirenga bavuga iki? Babivuze kare, bavuga ngo nta rundi ruri hejuru. Ibyo iyo bavuze ngo umugaba w'ingabo w'ikirenga bavuga nde? Umukuru w'igihugu, nta uri hejuru ye muri icyo gihugu. Na rero iyo bavuze ngo supremacy du Christ, baba bavuga ko nta uri hejuru ya Kristo. None batubwiye ngo amaze kuzuka bapfuye ngo ari hejuru y'ubutware bwose, hejuru y'ubutware bwose. Amen. Ntabwo turarangiza, reka mbaho urugero ruri concret rufatika. Uhere hano mu Rwanda ugenda ahantu wenda bariho baraterekera n'urugero, bagahamagara tuvuge abazimu n'ibiki, sibyo? Ukaba uri umuntu ufite Kristo, ukaba waramwizeye, baro barakora ibintu byabo, wowe ufite ubushobozi bwo kubihagarika, kandi utagiye mu bintu byabo ngo uye kurwana nabo. Mubise mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, ndabahagaritse mu bazimu bita bipfa. Bano rero ugende muri Egypte usange nabo bakora ibyabo, nubwo waba utazi icyarabu cyabo bakabikora, bagamagana amajini yabo n'ibiki. Uwo mahanga yose bafite ibyabo. Mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, nubwo wasenga mu Kinyarwanda, ndabihagaritse, ako kanya birahagarara. Komeza ugende mu Bushinwa, nubwo waba utazi Igishinwa, nabo bari barakora ibyabo, kuko Abashinwa cyane cyane basenga imizimu y'abasekuruza babo, nimba utari ubizi. Uretse ibya Budisme n'ibiki, basenga ibizimu, bagahamagara ibyabo. Nubwo wasenga mu Kinyarwanda, mu izina rya Yesu Kristo ndahagarika abazimu b'Abashinwa, ako kanya imihango irahagarara. Muri Madagascar hariya hoho babana n'imizimu y'abakurambere babo. Muri Madagascar babana n'imizimu y'abakurambere babo. Hari umunsi mu mwaka w'abakurambere, bakagenda ku bituro byabo bakabakuramo n'ibiki byose. Bo ni ibintu culturel biri mu muco Madagascar. Kigwa cya Madagascar si muri Afrika, si Ocean Indien, sibyo? Nawe ugasanga barakora ibyabo, ugasenga mu Kinyarwanda, mu izina rya Yesu ndabihagaritse, birahagarara. Ku isi yose, mu makulture yose. Amen. Kubera iki iryo zina rikora hose? Nuvuga ngo ibyo ni bikwereka la supremacy du Christ. Nibyo bikwereka urwego rw'ikirenga Yesu ahagazemo. Amen. Imana yabwiye icyubahiro. Bayiburikiye. Amen. Haleluya. Amen. Twumvise ariya ngo maze kuzuka ngo ari hejuru utware bwose. Komeza. N'ubushobozi bwose. N'ubushobozi bwose. N'ubushobozi bwose. Muzajye musurinya bwose. Nimba hari ubutware mu ijuru no mu isi, nimba hari ubushobozi mu ijuru no mu isi, amen, ubwa Yesu buri hejuru yabwo bwose. N'imbaraga zose. N'imbaraga zose. Reka nkubaze, nizihe mbaraga zijya gutera ubwoba? Nizihe mbaraga? Nutekereze imbaraga zijya gutera ubwoba, hanyuma umenye ibyo umukara aravuga hano. Yesu ari hejuru y'imbaraga zose. Zose. Zose ni kuvuga zo mu ijuru n'izo mu isi. Imbaraga z'abapfumu, imbaraga z'abakonikoni,
imbaraga z'abarozi, imbaraga zose aho ziva zikagera zose, Yesu ari hejuru yazo. Imana ishimwe. Mwana ko ari igihe twisoma Bibiliya twiruka nidufata umwanya wo gutekereza imbaraga zose. Nubwo bagenda bakajya hariya Zanzibar muri Tanzania, bakajya hehe na hehe, bakazana imbaraga apana za feke, imbaraga z'ukuri z'umwijima, sibyo? Amen. Bose bakiyunga, apana kuvuga ngo umwe, bagahamagara abapfumu bose ba Zanzibar, wabibise? Amen. Ngo baze kutwataka twebwe abayishuriwe supremacy ya Kristo. Wanavuze twebwe benshi bakaza kunyataka jewe, ntibashobora kuko ziriya mbaraga bakoresha zose mfite uwaziremye. Amen. Uwo ni Yesu Kristo. Rero rurema ntabwo ikiremwa cyamurusha imbaraga. Niyo nababwiye ni ikibazo cy'abakristo bari mu bigare benshi, ntabwo bazi umwe wese ku giti cye amenye Yesu neza, amenye na position afite mu byaremwe, amenye n'urwego rw'ikirenga Yesu ahagazemo. Imana ishimwe. Murazi icyo baturusha abo bakoreshwa n'izo mbaraga zindi z'umwijima? Baturusha ko bo baramanipira ibintu. Wayibise? Baramanipira ibintu. Bivuga iki? Bafata moya, bafata iby'ibisiga, ibindi n'ibiki, n'impu, ivu, bagakuruga ibintu, bo banamanipira ibintu. Ibyo nibyo gusa byo bo bafite, twe tudafite, tudakoresha. Twebwe dufite kwizera. Amen. Iryo zina Imana yabwa icyubahiro. Na niyo mpamvu rero ibyacu bitandukanye n'ibyabo. Umupfumu nimba afite ibintu bye ateke mu hehe, we nakubaza ufite iki? Je mfite izina rya Yesu Kristo. Imana yabwa icyubahiro. Amen. Naro ndasengera ibintu bimwe muri iyi minsi, hanyuma Umwuka Wera arambwira amagambo nibasomere. Nari mfite agahinda kenshi ku bintu runaka, nayo ndasenga, hanyuma Umwuka Wera arambwira amagambo, arambwira ngo bazubama bagwe, ngo ariko mwebwe muzaguma mwemye. Wayibise? Muzaguma mwemye, muzahagarara mwemye. Et ils prieront et tomberont, mais vous vous resterez ferme et debout. Urumva? Kubera dufite umwami ari hejuru ya byose. Yamaye amagambo ari hano, amagambo ari muri Zaburi ya 20 umurongo w'8 wa 9. Ano magambo nashubijwe, ndiyo ndasengera ibintu runaka, mfite umutima wabaye cyane. Zaburi ya 20:8-9. Psaume 20 verset 8-9. Bamwe biringira amagare, abandi biringira amafarashi, ariko twebweho tuzavuga izina ry'Uwiteka Imana yacu. Baruramye baragwa, ariko twebwe turahagurutse turema. Amen. Nibyo nabwiwe. Bo bafite ibifatika. Aho akozi ba Satani ari abarozi n'abaki bose bafite ibyo bafata, sibyo? Impu, imirizo y'ibiki, sibyo? N'urugero mbahaye rw'imikorere ya Satani. Ngo ariko twe dufite iki? Izina. Esa izina niyo muntu. Dufite izina rye kuko twamumenye we, none dufite izina rye.
kandi Bibiliya ivuga ngo le nom révèle l'identité de la personne, ngo izina rishura nyirizina. Amen. Ngo biringira amafarashi, biringira amagare. Ni ukuvuga iki? Ni ibintu byose bigize imbaraga z'umuntu uretse Imana. Bibiliya ibyita amagare cyangwa amafarashi. Il s'appuie sur les chars, cela sur leurs chevaux, les chars et les chevaux, amagare n'amafarashi. S'appuyer, nibyo bishingikirije, nibyo mbaraga zabo. Amen. Niwiringira ikindi kintu cyose kitari izina rya Yesu, amen, wowe uri kuri uyu murongo, amen, uvuga ngo wiringiye amagare n'amafarashi. Niwiringira amafaranga gusa, aguhindukiye amagare n'amafarashi. Ibyo wiringira byose, abapfumu, amafaranga, ibyubahiro biki, Bibiliya ivuga ngo ayo ni amagare n'amafarashi. Kandi ibyo rero ngo imbere y'izina ry'umwami wacu Yesu ni ubusa. Niyo mpamvu tuziringira izina rye iteka ryose. Amen. Haleluya. None tukiri aho mbere ko dusenga, mwumva abakristo benshi bamuzi? Aya, biri mu bigare gusa. Abantu benshi bitwa abakristo ntabwo bamuzi. Kumenya ko yitwa Yesu ntabwo bihagije. Kumenya ko kanaka yitwa izina rinini ntabwo bihagije, ntabwo umuzi. No. Ntabwo umuzi. Amen. Kumenya ko nitwa François nawe uvuga ko nzi wowe. Kugira ngo umenye umuntu hari ikintu gisabwa cyo bita l'intimité. Il faut entrer dans son intimité. Intimité. Amen. Alléluia. Kuba waramwinjiyemo cyangwa mwarinjiranyemo. Amen. Hari ibyo uzi abandi batazi. Amen. Urazi umurakaza, urazi umunezeza, urazi umutera ubwoba, urazi intege, urazi imbaraga ze. Urumva? Rero kumenya izina ry'umuntu siko kumumenya, kwiye kwinjira muri intimité n'uwo muntu. None Yesu kumenya ko ari umwana w'Imana ntibihagije. Kumenya ibyo bibiri muvugaho ntibihagije. Ukwiye kwinjira muri relation intime na Yesu Kristo. Amen. Kwinjira muri intimité na Yesu, cyo gituma umumenya. Bitabaye bityo ntuzagira umumenya. Uzamenya gusa ko yitwa kanaka ariko ntabwo umuzi. Okay? Hari abantu benshi cyane bajya babeshya ngo uriya ndamuzi, wajya kumubaza neza ntabwo amuzi. Kumumenya ntabwo uvuga ngo ndamuzi ngo atuye Gikondo ngo ibiki n'ibiki. Il faut entrer dans l'intimité. Kwinjira muri relation intime n'uwo muntu. Amen. Haleluya. Murabyumva? Agumuzi. Kuba mbicara imbere y'imyaka yose si kuvuga ko muzi. Jamais. Kumenya umuntu ni ukwinjira muri intimité, niho uvuga ati ndamuzi. Ariko naho ntabwo uba umuzi nk'Imana yamuremye. Uba umuzi mu rwego runaka, kuko nawe ubwe ntabwo yiyizi 100%. Imana niyo imuzi. Mwanswe rero abandi bantu nkawe. Rero Yesu kuba umumva bamubwiriza bamwigishaho ntabwo bituma uvuga ngo uramuzi. Kuba umusoma muri Bibiliya nivuga ko umuzi. Ukwiye kwinjira kurenga ibyo. Amen. Ibyanditswe byera ukabyakira yego, ukabyizera, noneho bikagutera kurengaho ukinjira muri relation intime nawe. Kinjira.
amen. Reka mbaze ikibazo, hanyuma bafata umwanya iminota 10 yo gusenga. Abantu bose bamukurikiye mu gihe cye igihe yari muri iyi si, urabona hariho kategori rubanda, la foule des disciples, abamukurikiye rubanda. Muri rubanda aturanyamo 12 yaje kwita intumwa, sibyo? Muri 12 aturanyamo 3, ibyo 3 babonye bumvise bagenzi babo, amen, barabyumvise barabibonye, oya. Ibyo 12 bazi bumvise babonye rubanda y'abamwizeye barabyumvise barabibonye barabizi, oya. Niumva se? Amen. Nivuga ngo plus akuvana muri rubanda, cyangwa tuvuge plus uva muri rubanda y'abamwizera ko bafite urwego bamuziho, plus uva muri rubanda y'abamwizera ukinjira muri 12 bamwizera, ukava muri abo 12 ukaba muri 3, babise na niko urushiza kumumenya mu buryo bariya batamuzi. Iyo ni progression vers l'intimité. Ubwo niko rugendo rukuganisha mu kurushaho kumumenya. None reka twibaze kandi umwanya bariya ba Petero, amen, bahaye umwami n'umwanya abandi bamwizeye bamuhaye urangana, oya. Bago umwanya umuha mu kumumenya, umwanya umuha mu gusabana nawe, amen, udetermina ukuzamumenya. Imana ishimwe. Niko bimeze rero, kuko iyo avuze ngo ukanaka c'est mon ami intime, mujya mubyumva, amen, nuvuga ngo afite imyanya yihariye n'uriya muntu. Ntabwo ari umwami wavuga ngo ndamuzi, uzaba uzi izina gusa, uzaba uzi ko Matayo cyangwa Yohana 3:16 icyo ivuga kuri we, urukundo Imana yakunze abari mu isi cyane rwatumye itanga umwana we w'ikinege, umwizera wese ntazarimbuke ahubwo ngo uhoraho. Gusa wamaze kumumenya, no. Kwiye kwinjira muri intimité, kandi intimité isaba umwanya, ntabwo ari ibintu gusa biraho, ni investissement en terme y'umwanya. Niyo mpamvu benshi rero ntibamuzi, kuko benshi ntabwo bagera mu rwego rwo kuinvestisa umwanya mu kumumenya. Rero bazava muri iyi si batamuzi, kandi bari bazi ngo baramuzi, amen. Paulo aravuga ngo no mu buzima bwe bwose akiri mu isi ngo yari akiri mu rugendo rwo kumumenya, ko ntabwo yari kumumenya uko yakamenywe, kuko we ari beyond, ari kure ya buri kintu cyose. Ariko hariho progrès, hariho kugenda ukura mu kumumenya, kugira ngo urushizeho gukura mu kumwegera no kumumenya, amen. Kuko iyo urushize gukura mu kumwegera no kumumenya, ugera noneho aba riyo, aba réel, aba réel nk'uko abantu ubona bakuzengurutse babona, noneho présence ikaba réel. Ntabwo urinda kugira effort yo kwizera, kubera ko muravugana nawe, amen. Buri kintu cyose uravugana nawe. Rero mbere ko dufata umenya gusenga, reka nongere kandi mvuge aka kantu ariho twatangiriye tuvuga la suprématie du Christ, cyangwa urwego rw'ikirenga Yesu ahagazemo. Ikindi ukwiye kumenya niki, ukwiye kumenya yuko Kristo nk'uko Abaheburayo bamwishura, baratubwira ngo ibyo mu isano rya kera byose, amen,
ngo byari igicucu. Amen. Nandiko mu Bakolosayi atubwira ngo byari igicucu. Nusoma kuva mu itangiriro ukagenda isano rya kera ryose, ngo byari igicucu. Amen. Cy'iby'ukuri, kandi iby'ukuri biri muri Kristo. Aje kubaza, hariho ombre, shadow, hari igicucu kigitariho. Nubona igicucu cy'igiti, nuvuga ngo igiti kirahari. Nuvuga ngo isano rya kera yose ni ombre, ni igicucu. L'ombre, igicucu, kiba gikwereka ngo la chose réelle existe. Nuvuga ngo nimba hariho ombre, hariho na realite yayo. Nimba hari igicucu cy'umuntu hariya ukakibona, ukaba utabona umuntu, sohoka uraza kumubona, kuko nta gicucu kibaho cya kintu kitariho. Isano rya kera rero cyari igicucu kibiri muri Kristo. Rero ibiri muri Kristo rero nibyo biri réel. Hari abantu bakiri mu gicucu cy'ibintu bagira ngo bajye mu bintu bya nyabyo. Mbaye example, sibyo? Umuntu avuga ngo kurya ingurube birabujijwe n'amategeko ya Mose, uwo muntu ari hehe? Tonese nabahari se? Barahari ntibahari? N'urugero mbahaye mu bintu byo kurya n'ibindi byose. N'abarokore bafite ibintu byabo babamo byo mu gicucu. Ntabwo barava mu gicucu cy'ibintu kugira ngo binjire mu bintu nyabyo. Au lieu de posséder l'ombre des choses, mais il faut posséder les choses. Aho gufata igicucu, fata nuze ibyacu. Amen. Nugume mu gicucu cy'Imana yamenyekanishije, winjira mu bintu nyabyo. Amen. Rero menya muri mind, mu bitekerezo byawe, isano rya kera ryose ni igicucu, ukuri kwabyo kuri muri Kristo. Amen.